nyuma y'imyaka 40 u Rwanda rugendera ku itegeko rivuga ko umuntu ukorera undi umushahara fatizo ari amafaranga y'u Rwanda 100, ariko kuba kugeza uyu munsi nta tegeko rivuguruza rikabone nubwo naryo ritagikora. Abanga mu bukungu babigaragaza nk'imbogamizi ku muntu witwa ko akora, kubera ko ngo imbaraga akoresha ari ubwo zidahura n'ibyahembwa. Gusa ngo iri tegeko ry'umushahara fatizo barerekana ko rifite ingaruka zikomeye, ariko ngo inyungu zaryo zirutse akaga rishobora guteza. Dr Fidel Mutemberezi yigisha ubukungu muri kaminuza. Ikibazo kandi gituma abakozi hari ibyo batabona bakagombye kubona, ariko ku rundi ruhande burariya tegeko nanone riteza ikindi kibazo. Ubu barishyizeho hari abantu byahita akazi kahita kabura, ko hari abantu benshi bakora babona akazi kubera ko salary babona iri hasi. Ngewe ndumva ryakagombye kujyaho kandi rikubahirizwa. Ukora nyine agakora, udakora nawe bikamenyekana ko adakora. Ntabe ikintu cya confusion, ikintu cyo kumixing ibintu. Ahubwo usanga umuntu ameze nk'ukora kandi ntari adakora. Kuko udahembwa cyangwa uhembwa ubusa akazi kaba akazi nagatuma ubasha kuba. No ku ruhande rw'urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Sestral, nk'urwego rukora ubuvugizi bugamije kurengera abakozi b'ingeri zitandukanye, bo basanga kugeza uyu munsi abafite abakozi babakoresha mu cyo Sestral yita kunyunyuza, ariko ngo bashingiye ku byo babwirwa ngo 2021 yakagombye gusiga iherezo kuri iki kibazo. Bwana Biraboneye Afrique niwe munyamabanga mukuru wa Sestral. Ni ikibazo gikomeye tugikorera ubuvugizi buri munsi. Iyo hatari umushahara fatizo haba hari ikibazo cyo gusecuringa employment, bigatuma hashobora kubaho n'akarengane cyane, aho abantu bashobora gukoreshwa imirimo myinshi ariko bagahembwa amafaranga make. So ibyo bishobora guhinduka bikajya ku ruhande rw'abantu bashobora kubakoresha mu buryo bwaba mu by'ukuri ubona ko harimo kubanyunyuza, yaba assurance yajya kubara ibibazo byabaye mu kazi, impanuka, byose bishingiye ku mushahara fatizo kandi ntawe uhari. Icyo ni ikibazo mu by'ukuri gikomeye. Itegeko rihari ry'umurimo ryamaze gushyiraho ko hajyaho umushahara fatizo, none imyaka igiye kuba 5 uwo mushahara fatizo utaragera, nabyo urumva icyo ni ikindi kibazo. Mu by'ukuri dushingiye ku byo batubwira uyu mwaka twagombye gushira utaraso. Kuri iyi ngingo twagerageje kubaza Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo aho iki gikorwa kigeze, ariko ntibyakunze ko badusubiza.